DJ, changer. DJ, changer. Hello, naitwa kwa jina maarufu FF5040 fanya fujo jioni. Kanyaga nyuki upate cha mtema kuni. Chokoza mine kulipue. Yule dada wa kubanjuka Alima Katende HK. Kwake babara namba 1. Kwake babara namba 6 Buyenzi. Aliwatu wa mjini. Yule dada wa kubanjuka. Alicheza kabumbu, alicheza kike, aliruka ukuta wa kuwasazi. Yule dada wa kubanjuka Alima Katende HK. Heno. Utapata cha mtema kuni waka. Ukilala gizani, utaona shetani na mapembe mawili utalalamika. Ai mama tunakufa. Sasa tunakipelea ushio. Chini ya kalo unyoke. DJ. Hala. Abashu. Nahatabiriye. Umpaja, umusutse. Manens. Umva, umushuri, umusutse. Umushuri, umva. Shambira. Urabona aka kajere bansigiye ari keza dushambo ukeza shabu usa neza mbwira wisigaye ahe mavuta ego ku mana yanjye shambo umushuri ugize ukuri Change ibivuta n'isi urabona nazanye utuntu tw'udubiri abantu bamwe ngo ni amalerji abandi bakangira ngo ni ibikisha umva mana yanjye umva njyewe ndanagutegera kabu ariko ngeze aho hantu ubaguriye ayo mavuta si iby'umushuro umva kandi meze ntese meze bon meze fresh umva sasa rero abashishu n'abatindiye rero nk'uko mubibona ndi umusore w'umunyarwandakazi ufite hano nabonye abafotografe abafotografe bari redi babanze bamfote nk'udufoto nkatungahe ubundi nze batwika si by'abashishu meze neza meze bon ariko kumbona nta courage mufite mwabaye iki ubu se sinabahaye happiness we ego kumana yanjye ego umva sasa rero abasho minsi ishize hari analyse nari ndi gukora murareba twaje hano muri Seka Live ubundi Seka Live n'ibintu by'uruganda rwa komedi hari ukuntu nsa nk'ubigereranya nijoro uriya mutipe umaze kunyakira bita merci muri uru ruganda mugereranya na Yesu cause usanga abakomedi niwe utuzana nawe agiye yikomanga mu gatuza sometime ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo ngo ntawe ujya kwa rutura ntamujyanye sivere ni ukuri abandi bakomediye bakazanwa na merci like kuri abazaba abandi n'aba bakansime rutura yizanira ku giti cye mbagereranya nka kuriya imana yagiye izamura abantu mu ijuru badafite nka bariya ba Eli ba Enoch ba Mose nk'abo ngabo mu ijuru murabizi mbere kera hahoze hariyo Satani so muri uru ruganda rero umuntu ugereranya na Satani
ni umuntu bita Rusine. Impamvu niyo Rusine amasikisi afite muri iyi minsi ni nk'amasikisi Satani yari afite akiri mu ijuru. Ni ukuri akitwa Lucifer yari afite amasikisi yari afite amasikisi mu ijuru ku buryo Imana yaramukunze abamarayika baramukunda abantu bose semwe no kurusinaza ugasanga mwese mwapapye ibiki umva Rusine niyo mpamvu mugereranya na Lucifer. Ikindi kintu mbona cyatuma mvuga ko Rusine ari Lucifer, Satani akiri mu ijuru yaravuze ati nzazamura intebe yanjye isumba izuba isumba ukwezi ngo nzamera nk'isumba byose. Wewe Rusine kera twari turi inshuti tuganira ntelefona ariko ubu anjasini nkamutelefona ntanyitabe n'iki ni ikimenyetso kigaragaza ko yatangiye kwizamura. Anytime Arthur azamumanura agapulopinga nk'ibintu bakoreye Satani. Gusa Arthur nyine niba uri no kunyumva numvise ngo umuntu wasimbuye ngo Satani mu ijuru ngo ni marayika Gabriel, basi nanjye sintwika sinzasimbure Rusine. Sindarashusho nanjye sinwika nanjye ndatwika. Ni ukuri umva nyine ibyo bintu byo mu ijuru byarakomeje ariko mfite inyota n'akantu ko kunywa nagomba byera muzanira akantu like abaseriveri muri kugira ndi kugira inyota cyane. So byarakomeje ibyo nababwiraga Imana none irema n'abantu ba Adamu ba Eva. Gusa abantu benshi bazi ngo Adamu na Eva ngo bari beza. Adamu na Eva namwe niko mubyemera ngo bari beza. Shabu bari babi. Iyo ngiye imagine Adamu na Eva basaga nk'umuzigisha umubiri ufite imyanda mana we. Ariko imagine fati ya mbere Adamu na Eva nta sabuni bagira. Ibyo nta kibazo pas de problème bakarabaga amazi gusa. Deux, Adamu na Eva nta jefete bagiraga nta tondesi. Itimini ishyamba Adamu urushoke. Imagine. Deux, Adamu na Eva nta kuponge bagiraga nta rwembe bagiraga. Uri kumva inzara saruharwa nk'umukomo se ni iki. Trois, ubundi Adamu na Eva toilette yabo yabaga hewe si mu gihugu bajyana ibyatsi isusa kintu ku mwana yanjye. Adamu na Eva bari bafite umwanda. Noneho ikimenyetso simusi agashinguracumu ni ukuntu Adamu bavuga ngo yamaze imyaka irenga 900 ariko tekereza kumara iyo myaka irenga 900 sibyo urya buri munsi utari wiborosa n'umunsi n'umwe. Imagine uziko Adamu bamugara ushobora kugira ngo ni ikimoteri cyangwa babiriya baranukaga mana yanjye. Umva rero ndikuza abantu babonye izi nzara nishyizeho bamwe batangira kuvuga ngo Joseph ngo wabaye ngo umutsinganyi ibiki n'ibiki. Umva abasho umva ja ndabiyamye abantu bavuga ngo ndi umutsinganyi ndabiyamye ndi umutsinganyi. Umva ndi umusore w'umunyarwandakazi njyewe ndi umwana wa pasiteri ntabwo naba umutsinganyi ndi umwana wa pasiteri. C'est vrai vuze ku bintu by'abatinganyi nibuka mu minsi ishize njye nahuye n'abatinganyi mpura nabo nsanga bigaragambije ngo muri Bible ngo hari ukuntu ngo babarenganya ngo hari ibintu ngo banditsemo ngo bidafititinga ngo nibyo bemera ngo bazapdetinga Bible ngo bandike ngo ibintu by'abatinganyi. Ndavuga ni se muri Bible babangamira iki ngo hariya ngo handitse ngo Imana ngo yabonye Adamu ngo afite ibirungu ngirangije bimuremera ngo Eva ushaka kureba ibikizi kuyemo ariko ntutume yongera kuzima. Umva ibyo nababwiraga harya bashoboka kirananjishije ntibaki narigeze mu by'abatinganyi. Noneho baravuga ngo hariya ngo banditse ngo Imana ngo yabonye ngo Adamu ngo afite ibirungu ngirangije bimuremera Eva ngo no ngo bazabisire ngo bavuge ngo Imana ngo yabonye ngo Adamu ngo afite ibirungu ngirangije bimuremera Damiye. Noneho ndavuga Damiye nagubiceka Damiye guteze
kubasi bazashaka akazina kameze nk'aka Eva bavuga ko Imana yabonye Adamu afite irungingo irangije ngo imuremera Evode cyangwa ngo Evariste umva Mana yanjye habuze shamba ibintu by'ubutinganyi rwose wapi rwose umva no reka ariko ibintu by'ubutinganyi sinabyiteza and hari indi analyse nakoze mu minsi ishize nari ndi kujya ntekereza ku bintu bigiye bitandukanye baravuga ngo iyo ibintu byo kurya like amapizza